niba tujya dukurikirana amateka tugakurikirana uko ibintu byagiye bigenda ndetse n'ibindi tukabyumva kandi n'ubu turacyari mu minsi 100 yo kwibuka. Uretse ko ngewe gukora iriya ndirimbo ntigeze wenda mvuga ntingiye kuyikora mu rwego rwo kwambara uko nge nshaka, oya nge nakoze iriya ndirimbo kandi maze kuyikora ijyana n'imyambarire yagombaga kugaragara muri iriya ndirimbo. Niba wenda naravugaga ni nararenzwe umuryango ndawucika cyangwa se namaze kurengwa nyoboka iz'abacwezi, abacwezi murabazi ko bari muri sensi y'abapfumu. Ubu ngubu ni ingarura playback y'ubuzima, uburyo nabaye kuriya ibishanga nkabyiruka nkambara ayo makanzu n'ibyo bitenge, iyo playback yose ni inyigarura. Nanone muzavuga muti ibyo ntago ari iby'iki, ntago ari byo mu Kristo. So nge mbangira ngo rero ndabashimira kandi Imana ibahereza umugisha. Atari mwebwe ntago naba nicaye hano, kuko nicara hano kugira ngo mbashimire, nicara hano kugira ngo ngire icyo mbabwira. Soza rero ndagira ngo ngire icyo ngarukaho kuri kariya kana gatoya turera kitwa Jarike. Ndagira ngo ngire bigarukeho gatoya. Kariya kana mwese burya murabizi neza ko agatwe kamwe katigira inama, kandi mukaba muzi neza ko nta bihanga bibiri mu nkono. Mpamvu mvuze aya magambo ngiye, hari igihe haza abajyagizi babiri banganya ubwenge, reka bari ko mbyira banganya ubwenge. Abo bajyaji babiri banganya ubwenge kugira ngo bazajyaginge igikorwa kibe kizima. Ni ibintu bigorana. Kubera iki? Habaho gupinga, tinamuhaye amanota umuhibi byagenze gutyo gasaba bigenze gutyo. Ariko iyo habayeho iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocent, iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocent, ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalinga mingi wana. Manzi na Innocent, nukuri ndabashimiye, mwahisemo neza, nukuri muraberanye. Manzi na Innocent, songa mbere turabashyigikiye. Ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV ndetse na Noah 250. Reka nizere ko mumeze neza cyane aho muherereye hose, Burasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, Umujyi wa Kigali. Nizera ko mumeze neza cyane abari muri Amerika, Australia, Canada, mu Burundi, mu Bugande, muri Kongo n'ahandi hagiye hatandukanye, by'umwihariko abumva ururimi rw'ikinyarwanda. Nizera ko mumeze neza cyane. Iyi TV nicayeho irebwa n'abantu bagiye batandukanye, cyane cyane abari muri diaspora ya gatandatu, ubwo ni mu kandi karere kiyongereyeho k'ibiyaga bigari. Kandi nizere ko mumeze neza cyane. Nge nkicara hano kuri iyi televiziyo murahita mumenya, ntago ari ngombwa yo kwivuga imyato amazina n'ibiki, murahita mumenya. So ahubwo ikintu wenda turi bwibaze aka kanya ni ikinyicaje aha ngaha, kandi ari njyewe ngenyine. Mumenyereye ko iyi televiziyo nicayeho ikorerwaho n'umunyamakuru witwa Nyashya, muramuzi cyane kandi arahari, ntawe yagiye. Uretse ko nge nkoze iki kiganiro mu rwego rwo kugira ngo nshimire by'umwihariko, murabizi cyane uko byagenze mu minsi yashize. Narabuze, ndagenda ndabura, bimbana ibibazo
abenshi na benshi bibabera urujijo, uburyo nabuzemo bibabera urujijo. Niruka imihanda yose, amavideo bagiye bafata narayabonye, yaba ayafashwe hakoreshejwe telefone cyangwa se n'ayafashwe hakoreshejwe kamera, yose nagiye nyabona ibyambayeho. Hanyuma ibyo byambayeho nyuma yuko tuva mu rukiko rw'umuntu namwe muzi, wari watangiye kutwibasira. Tangiye kutwibasira rero, biba ngombwa ko bamufunga. Tujya mu rukiko turaburana, aratsindwa, bamukatira imyaka 15 nkuko mwabibunye mwahibereye mwese. Nyuma rero havuyeho nk'iminsi 2 cyangwa 3 niba nibuka neza, ndumva ari nk'iminsi 2 cyangwa 3 nibwo biriya byambayeho. Biriya byambayeho nsa nk'uhava, ndagenda va mu rugo, ndagenda ndatorongera. Nyuma ku bufatanye bwanyu ndetse n'Imana ndagaruka, kandi ngaruka mvuga ndi muzima, ari byo nshimira cyane. So impamvu rero nafashe umwanya wo kuza kwicara aha ngaha imbere yanyu, umunyamakuru adahari, ni ukugira ngo njyewe ku giti cyanjye nk'umuntu mukuru utekereza, nse nk'umutungura mugwe gitumo, adahari atabizi, azabibone byasohotse byagiye hanze, mutungure mushimire. Kubera iki? Ubundi twese turiho kandi twambaye umubiri, yaba njyewe nambaye umubiri, yaba nawe wambaye umubiri, twese twambaye umubiri. Rero ibintu byose birashoboka, ukiriho ibintu byose birashoboka. Burya njya nkunda kubwira abantu mu biganiro byinshi nkora, njya nkunda kubwira abantu nti gira ikintu ukora kizakubere urwibutso gihe runaka, umunsi runaka, bizakubera urwibutso. Rero murabizi ko turi mu bihe bigoye, mu bihe bitoroshye byo kwibuka abazize jenoside mu 1994. turi mu bihe nk'ibyo ngibyo. Rero buriya niba tujya dukurikirana amateka, tugakurikirana uko ibintu byagiye bigenda ndetse n'ibindi tukabyumva, kandi n'ubu turacyari mu minsi 100 yo kwibuka nk'uko biteganywa n'itegeko, nk'uko tugomba kubikora nk'abanyarwanda. Rero wenda n'abadafite amateleviziyo bafite ukuntu bagenda basangizanya ibitekerezo, tukiga amateka, tukamenya uko ibintu byagiye bigenda. Kiriya gihe icyo ibingibi mbivugiye mbigarukiyeho nuko hari bamwe mu banyarwanda bagizwe abarinzi b'igihango bivanye n'ibikorwa byiza bagiye bakora. So rero natwe aka kanya dukwiriye gukora neza, kugira neza, hanyuma nyuma ineza yacu tukazayiturwa. Burya niyo tutayiturwa ku kanya, n'abazadukomokaho baba bazayiturwa, bakiturwa ineza bakoze. Ubu rero nk'abantu badukurikira umunsi ku munsi, usanga uko biri kose hari ikintu babonye kikabakora ku mutima,
akemera akavuga ati njyewe mbonye umuryango runaka ubabaye umeze gutya, reka nigomwe, mfite inoti imwe gusa mu nzu y'idolari 100, reka nigomwe iryo dolari 100 ndyoherereze uriya muryango. Icyo gihe uba ukoze ikintu gikomeye ku buryo n'undi munsi n'igihe runaka nikigera uzabona inyungu y'ibyo wakoze. Ushobora kutabyiturwa wowe, abazagukomokaho bakiturwa iyo neza. So tutagiye rero kure no mu bintu byinshi cyane, mwese murabizi uko byagiye bimera. Nigeze gukora indirimbo ivuga ngo ibyo urimo sibyo. Indirimbo nakoze hari ikintu yasobanuraga, nubwo abantu mwagiye muri comment, aho janda bakunda kabisa, nubwo abantu mwagiye muri comment mukavuga ngo indirimbo ngo ifite ubutumwa, ariko ngo imyambarire irimo, ngo muyivugurure, ngo imyambarire irimo ngo ntabwo witse, ngo nahihuriye n'umuntu n'umukozi w'Imana. Reka nkubwire ijambo rimwe, umuntu niba wenda adafite, uzamubagamo icyo adafite. Uretse ko ngewe gukora iriya ndirimbo ntigeze wenda mvuga ntingiye kuyikora mu rwego rwo kwambara uko nge nshaka, oya, nge nakoze iriya ndirimbo kandi maze kuyikora ijyana n'imyambarire yagombaga kugaragara muri iriya ndirimbo. Niba wenda naravugaga ni nararenzwe umuryango ndawucika, cyangwa se namaze kurengwa nyoboka iz'abacwezi. Abacwezi murabazi ko bari muri sensi y'abapfumu, cyangwa se nagenze gute ibintu byinshi, uba ugomba kubigaragaza uburyo ukuntu byose life wanyuzemo cyangwa wahoze mugomba kuyigaragaza. Ubu ngubu ningarura playback y'ubuzima, uburyo nabaye kuriya ibishanga nkabyiruka, nkambara ayo makanzu n'ibyo bitenge, iyo playback yose ninyigarura, nanone muzavuga muti ibyo ntago ari iby'iki, ntago ari byo mu Kristo. So njye mbangira ngo rero mbagaragarize ko ibyambayeho nawe byakubaho utitwaye neza, uko ugiye mu buryo budasobanutse nawe byakugarukaho. Rero nukugira neza tukigendera, burya ineza tukayisanga imbere. Hari abamfashije bamwe na bamwe banyuze ubutumwa bwanjye kuri Nyashya kugira ngo abashe kumvuza, arangije nawe arabikunda arabikora, araniguriza kugira ngo mbashe kugaruka mu rugo, mbashe kugaruka mu buzima, kugaruka mu rugo. Rero ndabashimiye by'umwihariko. Niyo mpamvu kugira ngo nge ntacyo mfite navuga ngo mfite ikintu ngiye kubashimira, cyangwa ngo ngiye gushimira umunyamakuru Nyashya, oya, ntabyo mfite. Ariko aka kanya ikintu mutunguje ngiye kumukorera nuko ngiye kumukorera nk'ibiganiro 4 nawe yicaye atuje. Korere nk'ibiganiro 4 mubariza abatumirwa nk'uko abigenza, cyangwa nubwo ntakora nk'uko abikora, ariko ngiye kuba mukuriyeho nawe yicareho nk'iminsi 4, abatuje nk'iminsi 4. Kubera iyihe mpamvu? Nuko nzi neza ko ngewe nta kintu nabona namuhereza, kuko ntacyo mfite. Namwe ubwanyu ntacyo nabona nabahereza, ariko mwebweho ni ku mutima. Nge ni ku mutima rwose, turi kumwe kandi dukomeze twungurana ibitekerezo, twungurana inama. Nimubona aho ntannye, aho nkosheje, ahantu mu kintu runaka hari ibitagenda neza, mukanyebura. Mwabona hari ibitagenda neza, mukanyebura. Mwabona hari burya nihagira umuntu kukorera neza cyangwa se kugirira neza,
uzajya ushima, uzajya ushima. Kandi nanone nihagira umuntu ukugirira nabi, hakagira ibintu biba bitameze neza, nanone uzajya ugaya. Genda shimira by'umwihariko. Ikindi nasorezaho, ndashimira umuryango wanjye by'umwihariko, madamu n'abandi bihanganye bakamfasha mu buryo bwose, bakihanganira bibagerageza, ariko nkagaruka, bakabona ngarutse mu buzima, bakabona ngarutse mu rugo. Ndabashimira cyane kandi Imana ibahe umugisha. N'umuryango mugari wa YouTube, w'abantu mureba YouTube, mureba iyi platform, namwe ndabashimira cyane, much respect, kuko atari mwebwe n'ubu ntago naba nicaye hano. Yes, respect rwose, ndabashimira kandi Imana ibahereza umugisha. Atari mwebwe ntago naba nicaye hano, kuko nicara hano kugira ngo mbashimire, nicara hano kugira ngo ngire icyo mbabwira. Soza rero, ndagira ngo ngire icyo ngarukaho kuri kariya kana gatoya turera kitwa Jarike. Ndagira ngo ngire bigarukeho gatoya. Kariya kana mwese muzi uko twagafashe, ari nako turi kuzira aka kanya. Murabizi, muzi uko twagafashe, muzi uko kagize mu rugo, akaba ari nako tukizira kano kanya. Rugamba rumwe rurarangiye, hajemo urundi rugamba, noneho rw'ababyeyi be banyabo. Mwokagira Imana mwe, uretse ko ntavuga ngo hakenewe imbaraga runaka za financial, zirakenewe pe, zirakenewe za financial, ariko ntabwo izo mbaraga zikura umuntu ikimurimo, ntabwo zimukuramo ikimurimo. Ndizera ko muri kumva icyo kinyarwanda neza. Izo mbaraga nizo wenda ziragufasha mu buryo bushoboka, ubuzima bukendereya, ariko ntabwo zikura umuntu ikimurimo. Ari ababyeyi mwabonye uko baje, uko bifashe, munatugira inama. Ikintu cya mbere dukeneye muri mwebwe nk'umuryango mugari ni amasengesho. Icyo nicyo cya mbere cy'ingenzi dukeneye, amasengesho muri buno buzima, muri ibi bigeragezo turimo. Indirimbo yitwa ibyo urimo si byisoje, nsoza ndirimba ngo intambara zitabayeho wavuga iki, wavuga ko warwanya uruhe rugamba. Ubundi abantu na Bibiliya irabitubwira neza ko ukiri mu isi uba ufashe igihe mu ntambara. Ubundi tugomba kururwana kandi tukazarutsinda, ariko mudusengere, dufashe gusenga, twongerere imbaraga z'amasengesho, mudusengere tubashe kubitsinda kandi neza. Ikindi cya kabiri, nyuma yo kudusengera, mutugire inama. Ese ni hurizo kuri mwe, mwarabibonye byose, murabikurikirana. Burya kugenda wivuguruza, wongera uvuga wivuguruza, sinzi ikindi kintu bitera, ariko bitera ikintu kitari cyiza. Kugenda wivuguruza ntabwo biba ari byiza. Mwebwe mutugire inama. Ari wowe biriya bintu biri kutubaho bibayeho, wakora iki? Ni hurizo nkuhaye. Jya muri comment utubwire, ari wowe biriya bintu bibayeho wakora iki? Ikibazo nkubajije. Burya murabizi neza ko agatwe kamwe katigira inama, kandi mukaba muzi neza ko nta bihanga bibiri mu nkono. Mpamvu mvuze aya magambo ngiye, hari igihe haza abajyagizi babiri banganya ubwenge, reka bari ko mbyira, banganya ubwenge. Abo bajyaji babiri banganya ubwenge kugira ngo bazajyaginge igikorwa kibe kizima. Ni ibintu bigorana. Kubera iki? Habaho gupinga, tinamuhaye amanota, umuhibi byagenze gutyo, gasaba bigenze gutyo. Ariko
ariko iyo habayeho wenda umujyaji umwe uruta abo bose, umujyaji umwe ntabaho, habaho nk'abajyaji batanu, ariko harimo umujyaji umwe ubaruta bose, abasha kumva ibitekerezo by'abandi bajyaji, noneho agafata icyemezo. Mutugire inama, andike muri comment mutubwire twakora iki, niki twakora kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Hari abantu nyuma yo kugaruka mu buzima banditse bakavuga ngo bajye ngo ku muganga ngo bababwire ngo umuntu ngo uhishe inyuma y'uriya muryango ngo nawe ngo bamugirire nabi. Rero ntabwo inabi yiturwa indi, oya ubwo kubise mu musaya muhindura n'uwa kabiri, ariko biba byiza kumumenya. Niyo mpamvu nanzihurizo nkavuga nti ari we biriya bintu byose bibayeho, ni iki wakora? Ni iki wakora? Mwandike muri comment mutubwire, kandi ikindi mukomeze mubane natwe mudufashe. Ndabashimiye, naje hano imbere z'iyi televiziyo imbere yanyu kugira ngo mbashimire byimazeyo, kandi Imana ikomeze bahereze umugisha, n'abamaye uno mwanya nabo kugira ngo nicare hano imbere nabo reka mbashimire. Byose burya atari abantu nta cyakorwa, reka mbashimire cyane. Niba uri uwa mbere udukurikiye hano cyangwa se uri uwa mbere uturebye hano, urebye kino kiganiro, ndakwinginga cyane, kora subscribe, kore share, kore na like, ndetse na comment. Ibitekerezo tuba tubikeneye, ibintu bikomeze bigende neza. Nje nitwa Prophet Manzi cyangwa se Sadunda, naryo ntago natinya kurivuga kubera ko niryo mwese muzi, nubwo natangiye nanga kurivuga ariko niryo mwese muzi. Ndabashimiye cyane, Imana ikomeze bahereze umugisha, kandi muhahe muronke, mugire impagarike n'ubugingo, mbese Imana yo mu ijuru ihaze kwifuza kwanyu. Ciao ciao.